nsanga wa mukobwa urumva asanga wa mukobwa aho ngaho wa mukobwa nyine ngo yabaye umugore nyine mu rugo inda aratwite. Hi guys, how are you doing? Today is Sunday. Tuvuye gusenga tukabwira Imana ngo iduhe amahoro n'umutekano this year. And niba rugambira mbonye abazina nyitwa Debby, and please hit that subscribe button. And the truth is, I'm loving my sorry mazina kurya if you're in office eat, by the way. Yeah, it was nice. Anyway, muri iyi minsi nkunda abantu bo kuri YouTube banjye bacya batari benshi cyane 1500 almost 600. You guys, I love you so much, and that's the truth. Sinari kumusumwenza bariche hano ndimo nuje igihumbi cy'aba subscribers, video yanjye ikorerwa n'abantu igihumbi ku munsi bakuzura, because I didn't think YouTube was my things, because nahora ntekereza se YouTube how does abantu babikora gute ngo YouTube yabigire kureba bikora gute ngo YouTube y'abantu bayirebe. But you guys, you are showing me love that I have never seen in a long time. Wenda nuko ntari consistency on YouTube, but this year I promise you, I wish nuko nabona imbaraga zo kujya posting 2 times a day, but every day I promise you I'll be giving you tea, and I'll be mixing an interview sometimes with other people. But the truth is, I'm so happy and thank you so much. Yeah, you're welcome back, sir. So time you musi no muriro iraka iragurumana, and I'm so pissed. Naraka kurwego ndashaka kumva kubyo nagiye gusenga ndikubwira Imana ngo man, please give me the energy yo kuza kuvugira nkuru ntarakaye ko ndarakaye pe. I'm very angry, most especially yeah, you understand. Yes, most especially ku bantu bakora ibintu nk'ibi ngibi, most especially abakobwa n'abagabo bakora ibintu. I don't like you guys. So story time. Yeah, numumanya nsanga Debby nabonye yaragiye kuri YouTube, and I understand YouTube ntago nisho zangira inama, but please uzamvugiriye inkuru, and ndashaka kumva abantu ko babitekereza. So guys, yes, you are welcome. Amazina nyitwa Debby nk'ibisanzwe nabivuze, and please mbere yo kutangira inkuru banza kuri subscribe, ubanza na sharing ubwira abantu Debby ari gutanga tea hano. Yeah, I can make project at once bikore. Are you done? Thank you so much. Urakoze cyane ubuntu bikoze, abatabikoze namwe nta kibazo. It's fine. It's okay. Yeah. So story time uyu munsi meze kucyo mumanya ndikirambwa Debby mfite cyose kindemereye ntago cyo ngomba gukora kubera ko ubu tuvugana naje iwacu kuri Christmas, but ntago ndashobora kugaruka iwanjye mu rugo kubera ko my husband was like, please don't come back. Anyway, my husband yaravuze ngo sinzagaruke. Yeah, umugore yavuye iwabo yavuye ku mugabo we ku tariki 23 nguzo kwa 12 agiye wabo kwa Noheli, arabwo atazagaruka aje kuri Noheli iwe ku mugabo bonane ku mugabo wiwe. Akigerayo umunsi wo kuri Christmas ninjoro, umuturanyi waramuhamagara aramubwira ati, you know what, your husband got married. Ese wari wakuriki? Ariho wakuriki? Umuntu aramutse akubwira ati umugabo wawe yazanye undi mugore kandi mwabana gwabigenza gute? Story time. Mugabo nyandikira namwe ati Debby nahuye n'umugabo wanjye 2018 duhora ncuruza nkora mu isoko na wacuruza. We yacuruzaga ibintu bya chaka kati whatever. Nyine ibyo bintu bivanze ingufuri, nyine ibikwasi, urabizi kuntu nyine umuntu ufite akaduka twinshi cyane. Uyu mugore yacururiza imbuto, barahura ari umukobwa batangira gukundana. Rero muri isoko bakundana cyane. Noneho bamaze gukundana, umumama ukoraga nkango aramubuza aramubwira ati ndakwinginze niba ugomba no gukundana ntuzakundane n'uriya muhungu akora muhungu ntago ari umwana mwiza ndabyumva ngira ni amagambo y'abagore. But tukomeza kubana rero n'umugabo wanjye, I mean tutangira dukunda, tubaza gukundana arambwira ati nyine ndashaka tubana, bitewe nuko nyine abantu bo mu isoko bahoraga bambwira ntuzakundane n'uriya muhungu, ntuzabane mu ngicyo. Umuhungu amushyiraho pressure nyine kugira aze babane.
umukobwa yaravuga ati nta kibazo kuko ngo nyine nawe yaramukunze, things like that. Aramubwira nawe naramukunze ibintu nk'ibyo, aramubwira ati nyine nshaka kuza kwerekana iwanyu, urabona ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba naza ngo dukore ubukwe dukore bibi, but twabana nabanza nkaza kwerekana iwanyu nkavuga ko tugiye gushakana, nta kibazo iwanyu babyemera tukishingira nyine tukabana. Umukobwa abanza kubyanga, niyo babanza kubyanga, but umuhungu aramubwira ati ngero ndagukunda, urumva ndagukunda pe, ntabwo nshaka kukubura, ndashaka ko tukanyine, ndashaka ko dukundana just I want you to be my girlfriend, ibintu nk'ibyo ngibyo, nyine ndashaka ko twara nk'umugore n'umugabo ukambyarira. Arangije umukobwa nyine bawumva bari barabyanze tuzimo iwabo bari barabyanze, ariko umukobwa aravuga ati ngiye nkunda umutipe, urumva ngo kandi yabona ngo nyine umutipe ari sere cyane, amusohokana amugurira utuntu twose, amumenya rimwe rimwe akamwishyura n'akagato yabagamo, nyine urumva ati n'amafaranga y'igishoro ukuntu umuntu ahomba, yamara guhomba umuhungu akamumenera. Orange agatse ubundi kuko ushobora kubeshya uyu muhungu wenda ningi yarankunda, abandi wese wasabye abakoze byose n'ubwo umukobwa atarabizi ariko atabakundaga, but for me he loves me, yeah. Arangije umukobwa aravuga ati sasa abwira mama wiwe, abishyira mama aramubwira ati mama rero nubwo nga kumba n'urampungu kuko tuzatwishingiye, by the truth is I'm pregnant, ndamutwitiye, nta kundi kuntu nabigenza ngo mugenda akabana nawe. Mama wabyumvishije cyane aramubwira ati koko wambabariye ukareka kubana n'urampungu ko ndimwe mwiyumvamo neza, kuki wamwihorere nubwo utwite nta kibazo. Aravuga ati wanjye ntabwo nakemera kubyara, igihe nakunda abana babita ntabwo nakemera kubyarira mu rugo, ibintu byiza kandi umuhungu abyemera ashaka ko tunabana. Umukobwa yaragenda barabana, bamara n'igihe rwose, inda aza no kujya mu yindi inda yavuyemo, ibintu nk'ibyo ngibyo atagera rero kubana. Hashize nk'amezi nk'umunani aratwita, amaze gutwita, urumva umukobwa aratwita, amaze gutwita rero nyine arabyara umwana wabo wa mbere, abyara by'abana babiri b'abahungu b'impanga. Umwe amubyara ari muzima, undi amubyara ameze nyine nk'umwana ufite ikibazo. Ariko ushaka kubyara umwana umwe ari muzima, undi akavuka afite ikibazo. Sorry. Undi akavuka afite ikibazo, abanza no kumurutira igihe kinini. Mu gihe rero ari mu bitaro, umugabo we yatangiye nyine kumurakarira, aramubwira ngo ntabwo uyu mwana ntabwo agomba kuvuka, ubundi kwita ubyara umwana umeze gutya. Umugabo nyine arahinduka pe, arahinduka, yanga kwishyura ibitaro, yanga buri kimwe cyose. Umva ndakubwiye ngo umugabo mubi pe, abo umugabo mubi hahandi nyine umukobwa atangiye kwibona, yanga kubahahira, bigasaba ko umukobwa abwira umuntu akaza akamusigarira kwa muganga, akajya gucuruza za mbuto ziwe, agataha mu rugo agateka, agasiba ibyo umugabo aza gusigara arya, yamara kubikora akagenda akajya gusimbura wa mukobwa wamusigariyeho. Nyine aba muri ubwo buzima amara amezi amara amezi hafi 9 yamaze imwe, kuko yavuze ati umwana wanjye ngo wari muzima yatangiye kugenda, yatangiye gukenda, kuko umwana ko hari umukobwa yatangiye kugenda, aho umwana agendera ku kintu tuba mu bitaro. Urumva ari afite nk'amezi 9, kuko umwana atangiye kugenda ku kintu afite amezi 9, ati 9 10 umwaka. Yego, noneho uwo mwana rero wundi wari ufite ikibazo aza kwitaba Imana, nyine arapfa. Mu gupfa papa we ntabwo yigeze gushyingura. Cyakora mani mu gupfa wa papa nyine wa mugabo bari barabyaranye, yaramaze n'igihe kinini ngo ataza no gusura abana, ariko nyine abo yabaga bahuriraga mu rugo, ibintu nk'ibyo ngibyo, wenda ko akunda baje guteka no kugira gute no kujya kugemura, urumva bakawuhurira, ariko ntashobore kuza kwa mama wese kutaza kwa muganga kureba umwana wawe wa strong with you. Umuhungu akamubwira ati reka uriya nta mwana umurimo, narakubwiye ngo ngiye ntabwo nzakomeza ntanga amafaranga yanjye kwa muganga, uzamucyura zebe hano mu rugo n'ubundi ni hahandi. Ariko kwa muganga bakavuga ati turamutse tumurekuye gato yahita apfa. Noneho bigeraho umwana nyine ameze 9 kwa muganga, umwana arapfa. Kumushyingura, mama yagiye kumushyingura ahagaze nkaho nta mugabo agira, yaragiye ashyingura umwana we nta papa wadahari. Isekeni n'uyu mama wiguzira musaza umusozi yamuha amafaranga, ibintu byose ntabwo po umwana yigeze kumushyingura. Arangije atashye ageze mu rugo, urumva nyine bagiye gushyingura, babasezerera ibitaro. Wa mwana muto, wa mwana we nyine nawe ntiyarazi papa wiwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwana arangije nyine batangira nyine babahunga wa muri iyo nzu, barabana nyine bakomeza nyine kubana. This was 2021 or 2020, simbizi ntabwo mbyibuka, ntabwo yajyambwira imyaka ko ngiye kugiranya bitewe n'ijyambwira nyine bahuriye n'imyaka umwana wabo ngo afite. Umwana wabo ko afite imyaka 4, urumva nyine buri nka 2021, sibyo ra? I don't know. Sumva bakumbo nyine bo baratangiye nyine barakomeza barabana, ariko igihe cyose batangiye kuza nyine intonganya zidashira. Umugabo akamubwira ngo ntabwo ngo yunguka, ngo amafaranga ntagakiza,
man ibintu byinshi cyane nyine ibibazo byinshi cyane niyo wakundi umuntu ubona ko ari kukunaniza pe ageraho uwo mugabo reka no gucuruza amaze kureka gucuruza ariko ngo umukureka gucuruza ntabwo yigeze yirirwa mu rugo ngo agume mu rugo cyangwa ngo ibiki byose yabika akagenda ariko atagikorera ahantu bari barahuriye acuruza ibintu bye nyine akavuga ngo agiye gushaka akazi ngo agiye gushaka kubona amafaranga akagenda bigeraho ngo uyu mugabo atangira kujya ajya muri Uganda ariko ntabwo umugore ababwira ngo agiye gukora akagenda akagaruka noneho umugore nyine agatiza ko umugabo azamwakana amafaranga amubwira ati nyine amafaranga wenda ndabona nta mafaranga afite agaheba akabona umugabo nta mafaranga n'amacye akavuga si umugabo umeze gute uyu mugore rero ngo yiha gahunda kugira ute yo gukurikira umugabo we one day aragenda asanga buryo umugabo ntago yahombye yimuye iseta yimuye iseta sheri cyakora many was be mean actually whatever yimuye iseta ngo ajye gukora ahandi hantu kandi gace urumva umugore abimenye arataha ngo yarakaye akigera mu rugo mana yanjye sorry about that and urumva noneho icyo gihe ngo umugore abimenya umugabo yaramaze nk'umwaka amubwira yuko atakigira ute nyine atagikora nta mafaranga akigira ibintu nk'ibyo nyine yahombye ariko ko umwana wabo agiye gutangira ishuri none umugore ngo atashye abibwira nyine akibibona yahise ahamagara mama we aramubwira mama uzi ibintu byambayeho aramutekereza ibintu byose mama aramubwira ati rero abagabo nk'abo ngabo ntago ubibabwira ntago umubwira ko abimenye umwereka nkaho nta cyabaye ukigira nyine ko nta n'ikintu na kimwe uzi wicerekere ubyihorere umukobwa akibyumva ati oya ati mama uyu ni umugabo wanjye twarakundanye twarabanye birabe kutansura maze nkamara amezi 9 mu bitaro ntansure byo I'm not complaining but the truth is ntabwo nshaka kwihanganira bino byo umugore ngo atashye umugabo nyine ngo gitaha ngo umugabo arabarimo baje bamwati mbwira ukuntu wambwiye ngo nta kazi ugira kandi ufite akazi arambwa sibyo bikwiye hehe arambwa ati ngiye nagukurikiye mu gitondo burya ntabwo wigeze uhomba ahubwo warimutse urumva mana wenda pfuye ijisho ryanjye riranyisha urumva arambwa ati ntabwo arambwa ntabwo ndetse nzi utigeze uhomba ahubwo wowe warafashe urimuka uva ahantu wakoreraga ujya gukorera hanaha nkuko wakoraga Nyabugogo ukajya gukorera nko mu mujyi cyangwa ku Kimironko cyangwa ukajya gukora ku Ruyenzi ariko hari ujya gukora ugasanga nyine wakoze ibintu binini kurusha uko wakoreraga aho ngaho amwata ahubwo bitewe noneho ibintu ukora bigaragara ko ari byo byinshi kurusha ibyo wari ufite mbere kubera icyo nkora bino bintu anje umugabo aramubwira ati kamubwizwe ati ngewe ntabwo bira bintu nkora ari ibyanjye atabwo ni umugabo waje arandeba arambwira ati ko wahombye kandi bino bintu narabikoraga waje ngewe nkaguha akazi nkaguha igishoro n'ibyo byose ukankorera noneho ngewe ukajya unyishyura igishoro cyane ukazakinsubiza urumva ukazansubiza igishoro cyanjye arangiza ati rero niyo mpamvu rero nakoze ko nabikubwiye kugira ngo tuzanye nsaba amafaranga y'ibintu byo mu rugo n'ibiki byose kandi ubona ntaragira ute ntaratangira kunguka amafaranga yose nungutse nyishyuriye ya mugabo umugabo arabyumva aravuga ati se ntabwo beshya arambwira ngo ntabwo mbeshye bukeye ngo umugore kugira nyine abyizere yagiye kubona umugabo we amuzaniye impapuro zerekana ko yandikiranye n'uwo muntu arazimwereka ngo amurika n'amatariki n'amafaranga yamuhaye n'ibintu nk'ibyo ngibyo umugore nyine ngahita abyizera anyway you women have problems ahita ishishwe yapfuye urumva umugore nyine baramwizeye amaze kubyizera muri iyo minsi rero ngo ashize n'isi mbike umugore aza kumenya katwite amaze kumenya katwite abibwiye umugabo ngo atuye n'umusazi ubu ko turetse kubeshya wibagiwe igihe amaze mu bitaro rwaje umwana warabyaye umwana utuzuye ati ngiye n'ikimenyimenyi wacu nta muntu ubyara umwana tuzuye ati ndakurahiye uwo mwana n'umubyara ntabwo ngenzo njya kubana na mugabo ntamwatera kuri umusazi ni mubyara se waryamanaga nangize ko utashobora kunterinda ati agomba kuba ibibazo agomba kuba yagiye muri onapo umugore ati nawe iyo umenya ko utera inda wari kujya muri onapo y'abagabo ubundi ukarega kunterinda ibibazo biravutse nyine ngo baratongana bamaze gutongana ngo haciyeho nk'icyumweru nyine ngo batavugana ibintu nk'ibyo ngibyo ngo umugabo araza amusaba ibibazo aramubwira ati mbabarire ku bwa buri kimwe cyose ntabwo nari mbigambiriye ati byanguyeho ubizi n'ibibazo mfite urabona ndi kwishyura uriya mugabo nta mafaranga nta kintu ibintu ukora no kubona bidutunze no kwishyura inzu n'ibiki byose kuko umugore ngo niwe wishyuraga bills zose zo mu nzu no kwishyura bills zo hano muri iyi nzu urabona byose ni ibibazo ntabwo ibintu byose tuzashobora
byashobora pe wakihanganye iyi nda ukayikura aramubwira ati ngiye nkuremo inda afite umugabo ese uretse kubeshya ngiye nkayikuramo byo ngapfa urumva byakubukije umugabo wanje aramubwira ati ngiye rero ntabwo ubizi ukuri ngiye ntabwo nshaka umwana umugore ngagira ni brag aratwita ukwezi kwa mbere ukwezi ajya ngo ugiye cyo kujya kwa muganga abazaza umugabo yanga kujya aramubwira ati ngiye ntabwo mfite kujya kwa muganga bigira aho nyine ngagenda avuga ko kwa muganga ngo nta mugabo agira nyine ngarabyemeza ubundi nta n'ukuntu basezeranye kwa muganga nyine batangira baramupima ukwezi kwa kabiri akagenda kwa muganga yasaba umugabo nk'amafaranga kujya kwa muganga reka umugabo ntagire ikintu kimwe amuha haciyeho iminsi ngo kijya twitajye kurabona umugabo nyine ngazanye akamodoka nyine ngo simbinze umugabo yakaguze ntabwo yabimbwiye nyine ngo ajye konaza umugabo abuzanye umugabo azanye imodoka umugore akaye nyine ayigendamo ibintu nk'ibyo ngibyo yamwaka rifite akamubwira ati reka ati ngiye ntabwo yantwara abagore batwite mu modoka yanjye ntabwo nza gutwara muri iyi modoka urumva arangije ati muri icyo gihe rero ati yadukana n'undi mukobwa wakoreraga hafi y'ahantu akorera uwo mukobwa nkajya kubona nkabona iwanjye mu nzu tuve nagiye ku kazi umwana wanjye ari mu rugo kuko gihe umugore nyine aratwite ati umwana wanjye ari mu rugo nkajya kubona nyine nkabona nk'umukozi wanjye yaranyandikira arambwira ati rero ati nari mpishije ati rero hari databuje yazanye abashyitsi ati rero maze kubagaburira nawe nanjye nyine akamubwira ati wenda agiye kuza kumugemura akamubwira ati ibi nyine akavuga ko hari umushyitsi hamwe se umushyitsi wari n'ubwoko kitiri umukobwa yataka akabaza umugabo kamashya ngo ni umukobwa kwa se wabo ngo ni umukobwa kwa nde wabo ibintu nk'ibyo nyine akamubeshya none umugabo umunsi umwe umugabo w'imbaraje ngo mu rugo atazi ko umugore yirirwa kundi nyine ndiba yakuguye nabi ukajya kwikirwa uyiryamiye azana n'uwo mukobwa bahageze umugore arumva nyine ko ari muri salo agira ngo wenda ni nk'umuntu wundi wari kumwe w'igitsina gore waruje nyine kubasura agiye kubona abona umugabo na wa mukobwa urumva baje mu cyumba araryamye nyine bisanzwe kundi umuntu yaryamiye mu ntuze bagafungura bahanye nyine barimo ngo barabyumva urumva bakahita bafungura urugi bakaba mugoyeho umugore aryamye akahita bareba wa mukobwa ahita asohoka yirukanka amara gusohoka yirukanka umugabo akahita nyine ahita ngo atuka iki umugore amubwira ngo ubundi kuki utari kuri hano arambwira ati se icyo nicyo kibazo uzana umugore mu nzu iwanjye inzu nishyura inzu utishyura biri n'imwe ukamuzana no mu buriri bwanjye ngendanamo nawe umugabo arangije aramubwira ati reka wowe gutyo umeze nta gaciro na gatoya ufite muri iyi nzu umugore aravuga ati ntabwo bishoboka uravuze ngo njye nta gaciro na gatoya ufite muri iyi nzu ati yego umugore atatwitira muri ibyo ngibyo nto kuva umunsi umugabo atangiye kujya mutuka umva ngakamutuka akamubwira ngo uranuka akamubwira ngo umeze nk'ingurube akamubwira ngo umeze nk'inka akamubwira ibi akamubwira ibya wakamutuka umugore agagenda akajya ku kazi yamara kuva ku kazi akagaruka yamara kugaruka ubuzima nyine bugakomeza bwa buri munsi nyine bwo mu rugo urumva atari ko noneho inda igize amezi 6 kubera gutukwa n'ibiki byose umugore abyara umwana uri prima 6 ndibaza banyara 7 abyara umwana uri primatire amaze kubyara umwana uri primatire ubwo urumva yesuye muri yastragwe kuba kwa muganga n'uruhinja ariko ubwo ruhinja ngo ntabwo rwamaze igihe kintu rwamaze icyumweru kimwe rwitaba Imana mu kwitaba Imana ati rero ngo yatashye babaye n'ibiki byose the same day uwo mwana wabo bagomba kujya kumushyingura umwana w'amezi 7 wabo wari wapfuye ibaze ko papa we nabwo atigeze aza ubwo zuba kabiri bapfushije umwana ntawo papa ntabwo yigeze aza atahubwo ngo yaramuhamagaye ngo abimubwire yitabwa na yanshore kiwe aramubwira ngumva ngo arasinziriye ngo niba ari umugabo wanjye ashaka ngo araryamye arambwira ngo umubwire ngo umwana we yitabye Imana ngo mukongo iyo nyina amaciro iyo babaringa wakama wateva itemubwa ati cyo nyine ati nuriya muzima nashaka kuzapfa umugore aravuga ati cyakora muramenyera none umugabo nyine arataha ageze mu rugo asanga iwabo hari abantu n'ibiki byose nyine ibintu byo gushyingura imbaraga isoni kwa ko hari abantu ngo amuhiriza 200 aramubwira afite 200 none amuhaye 200 nyine umugore aravuga se 200 biravamo iki gushyingura n'ibiki byose ariko nyine bahitamo kumujyana mu irimbi nyine riri aho ngaho ry'amafuti n'ubudodori n'agahinja
nta buzima nyine yari yaragize wenda ntabwo yari amuzi wa mama arambwira Debby ati ntabwo ari ikintu depression ivuga ati ariko icyo gihe cyose nahise ndwara depression narwaye depression gusubira mu isoko birananira nkajya njyewe ko nshaka amafaranga yo kudutunga gusa ariko atari kuko nyine yambwira ati njye namye nkunda gucuruza ariko kuko iki gihe gucuruza byagezeho birananira nyine ndavuga atoya ntabwo ari ikintu nshoboye nyine umva ati nkajya njyayo kugira mbone amafaranga y'inzu kugira ukwezi n'ukusha nzabona y'inzu kugira umwana wanjye mfite taburara kugira nyine ariko ubuzima bwose buranga mama wanjye yatangiye kunga ati rero wavuye muri urwo rugo kubona ubuzima bwanze wahavuye ukagaruka mu rugo ambwa mama ntabwo ngiye nzava mu rugo rwanjye nk'umuntu w'umugore ngomba kwihambira umugabo wanjye basanga baramuroze ibintu ngibyo umugore yangatangiye kujya gusenga rero ngo amusengeshereze akamusengera hano akamusengera hari akamusengera ahantu hose umugabo wapi bikamushira noneho bya bintu byo kuzana wa mukobwa nyine we mu rugo noneho ati yaramuzana gati umunsi umwe none yigize abaza basinze barambyutsa ko twaga mu nzu ibyumba bibiri na saro akabagabo bakenewe no kuruburaye ntimujya mutana inzu ibyumba bibiri na saro kimwe cyaragamo umukobwa wankoreraga n'umwana wanjye natwe nyine turara mu kindi nyine na saro ibamwe ibikoresho nyine byo mu nzu n'igikoni cyo hanze arambyutsa ngize ngo ndavuza nshyiramo urushyi njya kurarana n'umukozi naraye ndire umukozi wabankoreraga arangije arambwira ati ko mabuja ubona buno buzima bushoboye koko urabona buno buzima budateye agahinda ibaze nyine naho umukozi wawe akubwira gutyo narabyumvishe bike mu gitondo wa mukobwa abyuka ati wa mukobwa yarabyutse asanga rwose narabyutse njya gutekera umwana wanjye n'undi namwe kumutegura ku ishuri nawe mukobwa arabyuka araza anshaho yambaye isume ajya muri dushe ava muri dushe araza ajya mu cyumba cyanjye cyo ndaramo yisiga n'amavuta yanjye ariko marabyuke yisiga n'amavuta ye amavuta ye arayisiga ku mubiri arayisiga you guys don't have sense, eh? You guys don't have sense at all. You don't have sense. You don't know how to fight. Wari uri mu gikoni waruteye. Ayo mavuta warushije tu ya piu. Akayo yisigara. Wenda kavaho nako. Araza ageze muri salo arambwira ngo mwakoze mwirirwe. Mwakoze mwirirwe. Oh my goodness. Mwakoze mwirirwe. Oh Jesus. Umukobwa aragenda akimara kugenda nahise nza mu cyumba mbwira umugabo ndamubwira ati undi ufite iki kibazo ibintu nkorera ni ibiki arambwira ati ngiye nakubwiye ngo nta gaciro ngiguha ntabwo uri umugore muri runo rugo ati kakubwiza ukuri kubura ahangaha ngufata nka sister wanjye rwose nta santimo kintera sinkigukunze arambwira ati sister wawe murabyana sister wawe umukora bino bintu sister wawe mwanga kuri uru rwego arambwira ati mashije kubiziko ntabukunda nkwanga wazafasha inzu ukigendera umugore aravuga ati okay wanjye nawe nzajya inzu n'inzu yishyura n'ingwabo bizagenda umugabo akagenda akajya mu businzi bwe agacyura umukobwa nyine naho ngabyo atangira amucyura akaza akamwirukana mu cyumba yavuga akamukubita umugore bigeraho no kajya bajya no muri polisi nayo ikabizamo noneho ejo bundi rero ati mbere hano ati habura nk'amezi nk'abiri nko muri October ngo ni mu kwa 10 niko yambwiye nko mu kwa 10 umugabo yaraje abwira umugore aramubwira ati ngiye ndashaka kumbabarira nje kugusa ngo yatangiye nyine ameze nk'umuntu wahindutse atakimubwira nabi atangira kujya yishyura inzu nyine yishyuye ngo atangiye kujya ngo mu kwa 7 cyangwa kwa 8 atangiye kujya yishyura inzu umugore ugatunga abanyuma yarahindutse minerval y'abana bajya kujya kwishura araza arayishyura ibintu byose atangiye kujya haha akamubwira ati urashaka iki ati noneho igihe nyine nko arambwira ati nko mu kwa 10 nyine igihe wongeye kuraranira yaraje amubwira ati yamuguriye nyine ngo ibintu yamugura amagift amaze kumugura amagift amubwira ati njye ndashaka kumbabarira ndashaka from your heart umbabarira ukampamo kubera ko ntabwo nari nzi ikintu narabaye menye nabari barandoze menya this and this and this sinzi ikintu narabaye pe ndashaka kumbabarira nk'umugore wanjye ukambabarira ukambabarira umugore ati ndera ushaka kubabarira ntacyo mbiriho ati cyeza ko ati ndetse ntabwo ubona ko nahindutse ntabwo ubona ibintu byose nsigaye nirirwa nkora muri inzu ko nahindutse this and this umugore aranje amubwira ati ariko menya umugore nyine mu gutekereza ko aturinda umugabo wanjye ko yarahindutse abaramuhabariye abazi kumubabarira nyine ngo atangira kubara neza muri icyo gihe cyose ati rero ejo bundi nyine mbere ya Noheli gatarambwa ati ariko se madam ko maze igihe kintu utajya iwanyu wazagiye iwanyu ukababwira nyine ko nzaza gufata nyine ngo ngashaka uwo mugabo yarambwira ati nyine none ndashaka ko tugakora ubukwe muri iyo mezi nyine aramaze amutereta amubeshya
atangiye atuwaza anyana arambwa ati kuri Noheli atuwazagiye iwanyu ukagenda iwanyu ukamara igihe na mama wawe no muri kumara igihe na mama wawe ukanamubwira ko ngiye nshaka ko dukora ubukwe ati mama wanjye ntabwo yabyemera pe bitewe n'ukuntu yafasha ngo atuzamubwiye ko nahindutse ati ntabwo ko nahindutse nawe umugabo mwiza ati yego ati rero kuri 23 amuhatike amupakirira imodoka urumva yatamuhaye imodoka imujyana aranamupakiriramo ibintu ashyira nyirabukwe imiceri ibiki umva aramupakirira pe anje amugura imyenda mishyashya agurira umwana imyenda mishyashya agurira nyirabukwe imyenda umva umugore amagambo musaza arambwira ati shaka mubwize kuri pe umugabo wanjye yarahindutse yabaye umugabo mwiza ntabwo mbyumva ko ngo ari umugabo wanjye umugabo ntabwo abameze gutya ntabwo bishoka mbwiriza ukuri mbwira ukuntu umugabo wanjye ameze gutya guess what yaragiye umunsi yagiye wa mukobwa wundi waje akamubwira ngo mwakoze mwiriwe yaraye muri iyo nzu ari mukazana n'ibintu byose n'imyenda urumva yahamagawe n'umuturanyi arambwira se waratandukanye n'umugabo wawe ko umugabo yazanye undi mugabo ati reka ati umugabo wanjye ntabwo ibyo nabikora kandi dufitanye ubukwe arambwira turamusazi umugabo wawe urumva yazanye undi mugore muhamagaye umugabo wanjye nsanga yamborotse mamagaye abantu bose nyine n'umukozi wanjye wo mu rugo umukozi wanjye wo mu rugo akanyita ngo ndaje ngo hamagare akahita kupa ndaje ngo hamagare akahita kupa urumva ngo yizeho nyuma umukozi we nyine kuri Noheli aramuhamagara ngo nimugore aramubwira tumva mubwire ati wa mukobwa nyine wandi nawe uzi ubwo nyine basaba bose bamuzi ati rero niwe wabaye mabuja wanjye ari kurara mu cyumba cyawe yirirwa mbwira gutya ngiye kuva ku kazi nigendere ntabwo naba muri rugo atari wowe uhari arambwira se ibintu ko ntabwo ari kubeshya ibintu ntabwo bishoboka ko umugabo wanjye ankora ibyo bintu arambwira ati ntabwo ari kubeshya umugore arava mu cyaro asiga umwana aje asanga wa mukobwa urumva asanga wa mukobwa aho ngaho wa mukobwa nyine ubwo yabaye umugore nyine muri rugo inda aratwite igera hano arangije umugore amurebye aravuga ati mana yanjye we ati mbwiza ukuri turakora iki mu rugo rwanjye atabwo urakora iki mu rugo rwanjye what are you doing here aravuga umukobwa utwite mubaza ajya kuvuga umugabo arasohoka aramubwira ati mba nkubwire rero nashatse kugenda neza uranga naje tuvuga ngo mvire mu rugo neza uranga bigiraho nyine ndakubeshya ndakubwira ati nkubeshye kugira ndeye kuhava byantwaye amafaranga yanjye bintwara n'igihe ariko rwose ntabwo umugore nifuza sinafite na gahunda yo kugushaka ati twarahuye ko kundi nyine mpura n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ariko rwose ntabwo ngukunda n'uriya mwana wawe simukunda muri make ikintu nshaka kugenda ukamvira mu buzima ngewe I don't like you at all umugore ngo yasubire wabo mu cyaro ngo ararira arambwa Debby nirirwa ndiranirwa genda kanyishe ndashaka abantu bangirira bambwiye ikintu nakora ariko ibintu duhora tubivugaho iyo umugabo akugize nk'ibyo bintu ikintu ukora wiyitaho ukikoraho ukigira mwiza urumva ukazashaka undi mugabo none se ko abayabonye undi mugore murasetse umugabo niba atagushaka nagaba gushaka nyine uramwihorera but ndabyumva biranababaje ariko abantu baraziko kugira inama by the way ndabizi ko bibabaje neza ko bitagahinda nanjye ari nge pe nababara nge sinzi ko nabigenza pe menya namushishimura ariko ikintu ugomba gukora ni ukwihangana ukiyitaho mental health ya mbere na mbere kugira ute ku mwana urumva ko n'ibintu n'ibizazane byinshi gupfusha abana babiri ni ibintu bibabaje cyane bibabaje uzaze ukodesha inzu n'akodesha inzu uzuba Kigali ugenda usubira mu kazi kawe gukora n'ubundi umucuruzi burya nta mucuruzi uhwera urumva nta mucuruzi ubaho akabindushyi urumva nta uzigarukire uzu ucaka inzu umwana wamusubize mu ishuri be naho iby'abagabo byo I don't like ariko njye ntanibaza nk'uwo mukobwa wundi bashatse ngo uwo wundi utwite nyiramudigi wiwe ndashaka kumubaza nuko nyine ntamuzi wenda tazanasubiza ariko mfashe yansubiza urumva mbwiza ukuri who do you think you are utekereza kuri iki ku buryo umugabo ucyako umugabo ibaze ko isoko ryose mbere yuko babana yari yaramumubujije none nawe uraje guketse ko wakunze kumurusha oh my goodness anyway that was the story thank you guys for watching umuntu ugeze hano ku musozo bizu nuzageza hano ujye umbwira ati Debby bizu kugira ngo menya nuzajya urangize video ujye umbwira ati bizu niho nzamenya ko wayirangije you know
busy and mu gihe undi mwana nabambwira ikintu yakora ko ibintu bibabaje pe biteye agahinda njye ari njye sinzimbaye kusiza ukuntu abigenza pe. And ikindi nakosa warakoze byararangiye and nothing more. So guys, I love you so much and thank you for subscribing and subscribe, share and like and tell your friends to tell your friend that Debby asigaba kuri TikTok, I mean kuri YouTube more, not TikTok, because I love actually never TikTok cyane kwa kunyikunda. So guys, that was the story and don't forget to come work with Go First in company shipping na logistic. Izana imizigo kuva mu Bushinwa na Dubai. Uramutse dushaka kuduhamagara kuri 0780 50 8902. So kisses, bye.